uru Rwanda, iyi ni M23, iyi ni FDLR. Yego. Umva yuri hano ameze nk'ari buffer zone, yarimye agace k'umutekano. Ntakuntu u Rwanda rutari kugirana amasezerano y'umutekano na M23. Ikindi kandi buri ingingo ireba umutekano w'igihugu nta nubwo tuba tugomba kubaza. Igihe twabonye icyo byatanze. Mu gihe cya jenoside yakorewe abatutsi, twabwiye amahanga tubarindira ko ari cyo babikoraho, uko babigenje twarabibonye. Twakuyemo isomo. Ntabwo rero ingingo ireba umutekano w'igihugu tuba turindira ngo ariko murabona ngo FDLR iri hariya ngo rwose ngo mubatubwirire. Ariko murabona FDLR imaze kwica abantu banaba rwose. Twongeye kubaha ikaze rero muri The Root Course y'uyu munsi, ni The USA New Times. Uyu munsi twongeye kubaha ikaze, uribaza ngo uyu munsi turi buze kugaruka ku biki? Uyu munsi turi buze kuganira nande, nkuko mwe muri kumubona abantu benshi ndabizi ko mumuzi, ariko se ari specialized mu biki cyangwa se azi ibiki? Uyu munsi nicyo tugiye kugarukaho. Ni Sandrine Kwizera Uwimbabazi, nizere ko mumeze neza, Imana ikibarinze, nabo bitameze neza mukomeze kwihangana. Uyu munsi biba bitameze neza ariko ejo biba bimeze neza. Hari umuntu ejo bundi nabonye ari kuvuga ngo ntugacike intege, izuba nkuko tujye tubona ngo izuba ritajya guhangana n'ukwezi byose ngo mu gihe cy'imirasire, niko ubuzima bwacu bumeze. Uyu munsi ngiye biba bitameze neza ariko ejo bikaba bimeze neza. Bayingana twaguhaye ikaze. Urigishije. Akantu noneho ko kwigisha. Nahaguruka tukagenda. Udushaka nabanza. That's very important. Cyangwa mbaze njye muri pedagogy. Nuko abantu batabitekereza ariko ubuzima nicyo kintu kiri priority. Kuko budahari ibyo dutegura byose, any project you can have na buzima na cyizere cyabwo birangiye. So tangiye ku kintu kiza cyane. Urumva yuko iyo ntivumbuye najya no muri pedagogy no muri pedagogy bikagenda neza. Ya Semugeshi nakwise Bayingana, hari abakwita Semugeshi, hari n'abakwita Eric, ariko yose nayanjye. Semugeshi Bayingana Eric niyo mazina yanjye. Nishimiye rero kuba ndi hano, especially kongera kuganira nawe, uri umwe mu bantu duhuza cyane. So nizere ko n'iki kiganiro tugiye kugirana nacyo kiri buze kuba kiri mu mwuka mwiza. Arakoze cyane rero Eric, cyangwa se tumwite Semugeshi. Semugeshi niyo mazina abantu benshi mumuziho cyangwa se mumenyereho kuri platform ze zose, aho abari kubaha amakuru meza cyane acukumbuye asesenguye. Ari nayo mpamvu uyu munsi nashatse ko ari we turi buze kuganira kugira ngo haze kubamo bimwe mu biganiro byimbitse cyane, ariko nanone cyane bigendanye na gahunda turimo cyangwa se iyi minsi turimo cyane mu gihugu cyacu cy'u Rwanda. Ni umusesenguzi mwiza, mbanjije kugushimira. Unyibukije mu minsi ishize bari mu nteko, Evode niba abantu bibuka iyo scenario, ura numwe mu bantu bashobora kukwamamaza niyo batawisohokera. Nawe rero urabisasiye ntacyo ndi urenza, ariko umugabo arivuga wabikomojeho. Nanjye amazina nayavuzeho, umwuga w'ubusesenguzi nicyo kintu nkora. By'umwihariko rero bimwe mu byo nkorera ku mbuga nkoranyambaga zanjye ni hari ibibazo dufite muri iyi minsi. So njye nk'urubyiruko rero hari umurongo nahisemo, by'umwihariko rero byerekeye n'igitutu igihugu cyacu kimazemo igihe, kuko niho nakuye inspiration. Ngeze mbona igihugu kiri kwibasirwa cyane muri bya bihe, urabyibuka ubwo twatanaga umubano n'Ububiligi. Yego. Nari nsanzwe mbikora ariko nabijyana muri uwo murongo. Ndavuga ni why not nk'urubyiruko rukoresha imbuga nkoranyambaga, kuki ntakicara ngo nereke isi ko byo turi kubona ibirego dufite n'ibindi bigiye bitandukanye ari ibinyoma. So niwo murongo nese nangiramo TikTok, Instagram n'ahandi hagiye hatandukanye, no muri platform zose za YouTube nangira muri uwo murongo. So ni bimwe rero mu bingize, and ndi umunyarwanda ku isura no ku mutima. Arakoze cyane rero, tunamushimira uruhare rwe ndetse n'umusanzu we mu kubaka igihugu. Ejo bundi twaganiriye na Depite arimo gutubwira uburyo ki urubyiruko ari rwo rugomba kubaka igihugu. Wa murongo bacishamo bataka igihugu cyacu, natwe niwo tugomba gucishamo turinda igihugu cyacu. Urakoze cyane kandi tunagushimira umusanzu wawe. Uyu munsi rero hari ingingo nshaka ko tugarukaho. Ni bimwe mu bintu biri kugarukaho, haba ku mbuga nkoranyambaga, ahantu hose muri rusange. Urabona ko ni ibintu biri kugarukaho cyane, inama y'umushyikirano.
abantu benshi hari abantu batazi ngo inama y'umushyikirano ni iki, ese mu nama y'umushyikirano haberamo iki. Hari abari kujya, hari nk'abantu usanga bagendera mu kigare, twese twaba duteze ati mu nama y'umushyikirano ntegereje kumva bya bibazo, ntegereje kumva bya bitekerezo n'ibiki. Nkawe nk'umusesenguzi, inama y'umushyikirano ni iki? First of all, ni urubuga ruhuza ibitekerezo by'abaturage, kuko buriya kenshi uzasanga inzego zose hari ziba zihagarariwe. So ni urubuga rero rwakirwamo ibitekerezo, ariko kandi runategurirwamo ibindi bishobora igihugu gishobora kugenderaho mu minsi iri imbere. Tangiye n'ikibazo cyiza, iyi nama y'igihugu y'umushyikirano buriya iri no mu mategeko shinga, mu itegeko shinga ry'igihugu cyacu. So urumva ko ni ikintu nyine buri kintu gishobora kuyihagarika, cyangwa se umwaka umwe ukaba wacamo iyo gap ikazamo, icyo kintu kiba kiremereye. So ni inama ihurizwamo ibitekerezo igihugu gishobora kugenderaho mu gihe kiri imbere muri discipline zose, ubuzima, uburezi, cyose utekereza igihugu cyaba gishingiraho ejo hazaza. Rero ngewe mu nama y'igihugu y'umushyikirano, urebye nko mu myaka 30 itambutse, icyo raporo igaragaza, nibura ugiye nko kureba abanyarwanda bari bafite ubushake bwo kumva ko ubuzima bwabo bushingiye imahanga, ukagereranya n'ubu ngubu uko ikigero kimeze. So hari impinduka mu by'ukuri, still abakifuza kuba batekereza ko ari ubuzima buri, ariko nibura ku mpuzandengo hari impinduka, hari byagaragaye. So ibyo byose rero nekereza ko kubigeraho, cyangwa se icyatumye tubigeraho, ni ubuyobozi bwiza first of all, nyine bwita ku muturage, akabona ko yitaweho. Ibibazo ntibyabura, igihugu aba ari kinini, abitabwaho ni benshi, miliyoni zirenga 14. Uko wumva ufite ikibazo kanaka aragifite, undi aragifite, kandi byose ntibyakimukira kimwe. Turi mu byitwa developing countries, turacyari mu nzira y'igana imbere y'iterambere. So ibyo byose rero ni bya bintu nyine bituma biza bigaruka ku cya kindi warumbajije, umuturage yabonye geste mazira cyangwa ibimenyetso nka biriya, nawe yumva yitaweho. Yego. Arakoze cyane Semugeshi. Uyu munsi hari abantu benshi bagiye bafite ibibazo bitandukanye, ariyo mpamvu ngiye kukubaza, ese ubundi iyi nama y'igihugu y'umushyikirano ifite ruhare ki mu iterambere ry'igihugu? Uruhare ni runini, kubera ko nakubwiye ko inategurirwamo buriya ibishobora guteza imbere igihugu mu myaka iri imbere, ndetse buriya no gukemura ibibazo by'umuturage ni kimwe mu bigize iterambere, kubera ko niba hari nk'ikibazo kiri mu buhinzi kikaba gikemuriwe mwaho ngaho, ubuhinzi bugiye kugenda neza, ni iterambere. Bari ikibazo kiri mu burezi kikavugwa, hakavamo afatiwe imyanzuro, uburezi bugiye kugenda neza, ni iterambere. Ni ikintu cyiza ko ejo heza h'igihugu uburezi buri mu maboko atekanye. Bagaragaje ibibazo mu ikoranabuhanga n'ibindi byinshi bigiye bitandukanye. So ni urubuga rwiza n'ubundi rutegura ejo heza h'igihugu, nayo mpamvu ari inama umukuru w'igihugu n'abandi bayobozi bose utekereza, nta keretse wenda ufite ibibazo by'ubuzima, bose baba bahari. Muri minisiteri zose zidufite ziba zihagarariwe, inzego zose utekereza n'ibigo bishamikiye kuri za minisiteri, hariya buri baba bahari, kugira ngo nihaza kuza ikibazo kireba RDB, tuze kubona umuntu muri RDB uri buze kubisobanura. Haza kuza ikibazo kireba minisante, abari muri minisante babivuge. Niba ari ikibazo kireba urundi rwego runaka, irembo se n'abandi, abo muri izo nzego babivuge. So urumva rero umwanya nk'uhuriza hamwe za discipline zose z'igihugu, n'ahantu heza cyane nyine ho gutegura ejo hazaza h'igihugu. So ni ingenzi cyane ku hazaza h'igihugu. Mwabyumvishije rero, inama y'igihugu y'umushyikirano uretse no kuba ikemura bimwe mu bibazo abaturage cyangwa se twese muri rusange tuba dufite, ariko nanone hafatirwamo zimwe mu ngamba zo gukomeza guteza igihugu cyacu imbere. Icyo kibazo rero kigatuma nk'umusesenguzi ejo ku munsi wa mbere w'inama y'igihugu y'umushyikirano, ni inama yatangiriye ku itariki 5, ku munsi wa mbere w'inama y'umushyikirano, ni umunsi wavuga ko waranzwe n'iki? Ni umunsi navuga ko waranzwe n'ibyishimo. First of all, twabonye nyakubahwa perezida wa repubulika aseka kenshi, which is good. Tubona kandi hari amasura abantu batari baherutse kubona, twongera kubabona abanyakubahwa batandukanye. Ni umunsi navuga ko wabaye mwiza mu rwego rwo kuruhura mu mutwe, niba ariko nabivuga. Ubu munsi ariko none wavugiyemo ingingo ziremereye. Reka mere ku ngingo ijyanye n'umutekano muri kano karere k'ibiyaga bigari. Hari agaklipe cyangwa se akavideo gato abakoresha imbuga nkoranyambaga bakabonye,
nyakubahwa perezida wa repubulika y'u Rwanda avuga ko u Rwanda n'u Burundi ubundi bikwiye kuba ari nk'impanga, avuga ati ahubwo ntekereza ko u Rwanda n'u Burundi yavuze ko u Rwanda n'u Burundi bari byagakwiye impanga kuba ari impanga nyine mu buryo bwagutse, ariko avuga ati bahisemo kujya kuba abavandimwe n'abakongomani. Kubera iki? Twebwe n'u Burundi, ndavuga u Rwanda n'u Burundi, nibyo bihugu bibiri bitandukanye, ariko ushobora kuva mu gihugu kimwe ukajya ahandi bakakumva, undi akaviriye akazi nta bakakumva, bitarindiriye ngo ufashe igihe ugiye kwigurira. Yego. Nk'umuntu ugiye kujya mu Budage, ikintu cya mbere abanza gukora abanza akiga Ikidage, kugira ngo nagerayo bazamukominike yumve. Nk'umuntu ushaka kujya mu Bufaransa gutura igihe kirekire cyangwa se kumara igihe runaka atazi France, agomba gufata igihe runaka, umwaka umwe cyangwa ikindi yakigurira. Ariko nk'umunyarwanda utekereje kujya mu Burundi, icyo asabwa CPGL cyangwa se urwandiko rwa CPGL cyangwa se transport n'ibindi, passport, akatayambuka. Yego. Kubera iki? Ningera hariya ndibuze kuvuga banyumve, nubwo batumva byose, ariko njyewe ndahamya ko ijana ku rindi umurundi twaganira umunsi ugashira kare turi kuvugana cyane, kubera ko indimi zacu zenda gusa, umwihariko ugahuza nuko bura n'imico yacu twe n'abarundi yenda gusa. Uzare buri ibijyanye n'imibyinire byenda kumera kimwe. Noneho dunafite ikindi kintu duhuriyeho, ariko u Rwanda rwasize, koresha ijambo gusiga, kuko twayo mateka tumaze imyaka 32 tuyavuga. Yego. Uri u Rwanda n'u Burundi byari bihuje ibi by'amoko, ibi twasize mu myaka 32 ishize, abahutu, abatutsi n'abatwa. Mu Burundi still ibyo bintu biracyakoreshwa. Bano uzatungurwa no kumva n'umukuru w'igihugu mu Burundi akoresha amwe muri ayo magambo mu mbwirwa ruhameze. So urumva rero twe n'abarundi turi abantu bamwe mu buryo runaka. So ubwo ni cyane nari nkomojeho, atanasobanura kandi kubyerekeye umubano w'u Rwanda na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Avuga kuri bano barwanyi ba FDLR bagizwe n'interahamwe ndetse n'abahoze mu gisirikare cy'u Rwanda cya kera EXFAL, agaragaza ukuntu ari threats ku mutekano w'igihugu. Komoza gato ku by'u Rwanda uretse gutangaza ko rwagiranye amasezerano y'umutekano, mbonye abantu babifata ukundi, abashaka kubyumva uko biri baravuga bati mwemeye ko mukorana na M23, kandi u Rwanda rwavuze ko ni security coordination. Yego. N'ukugirana amasezerano y'umutekano. Ibyo rero bitandukanye no gufasha nk'uko abantu babivuga hanze. Unyemereye iyo ngingo nyigarukeho. Yego. Kuri US News Times, niba ni nabivuze nabi, The USA News Times. The USA News Times. U Rwanda ntago rwavuze ko rufashe mu 23, ahubwo u Rwanda rwavuze ko nyuma y'uko M23 ifashe kiriya gice cyari kirimo za FDLR n'abandi bose bahigiraga guhungabanya umutekano w'u Rwanda, u Rwanda rwahise rugirana amasezerano y'umutekano na M23. Mu yandi magambo, M23 isa nk'aho ari buffer zone muri Karagace. Yego. Isa nk'aho yagiye hagati y'u Rwanda na FDLR. Kankoreshe imvugo shusho kugira ngo abantu babibone. Iri cupa, niba u Rwanda na FDLR byari bimeze uko, M23 icyo yakoze yaraje ifata FDLR, subiza hariya, iraza ijya hano. Yego. Reka mbikora uko. Bivuze ko uru ni u Rwanda, iyi ni M23, iyi ni FDLR. Yego. Umva yuri hano ameze nk'ari buffer zone, yarimye agace k'umutekano. Ntakuntu u Rwanda rutari kugirana amasezerano y'umutekano na M23. Ikindi kandi buri ingingo ireba umutekano w'igihugu nta nubwo tuba tugomba kubaza. Igihe twabonye icyo byatanze mu gihe cya jenoside yakorewe abatutsi, twabwiye amahanga turarindira ko ari cyo babikoraho, uko babigenje twarabibonye. Twakuyemo isomo. Ntabwo rero ingingo ireba umutekano w'igihugu tuba turindira ngo ariko ngo murabona ngo FDLR iri hariya ngo rwose ngo mubatubwirire, ariko murabona FDLR imaze kwica abantu banaba rwose. Ingingo ireba umutekano w'igihugu, ingingo ireba umutekano w'igihugu ntabwo u Rwanda rukibaririza. Kankoresha terme y'icyongereza kugira ngo ubutumwa buze kugera kure. We are no longer outsourcing our security to failed promises. We are no longer outsourcing our security to failed promises. That's true. Ukiri aho ngaho, utarakomeza, twagiye hari ibintu turi kubona muri iyi minsi, turi kubona ibihugu byo hanze cyane cyane bimeze nkaho biri muri
muri no situation iri kuba mu gihugu cya Kongo hagati ya M23 na leta hazaho kumvikana, ariko cyane cyane ndagaruka kuri Uvira. Ejo bundi M23 yatangaje ko bavuyemo, ariko basaba ibi bihugu ko bashyiramo abasirikare badafite aho babogamiye. Nyuma y'iminsi mikeya nanone twogera kubona yuko abaturage bo muri ako gace bari kubangamirwa. Aho ngaho ngiye kukubaza ibibazo bibiri. Ese ibyo bintu tubibonamo nk'iki? Amahanga arabireba ntacyo abikoraho. Ese iyo uri kubihuza nk'umusesenguzi ubihuza gute nka situation twabayemo twe nk'abanyarwanda? Ikibazo cyiza kamere ku cyambere mbere yuko muza amateka y'ubuna ya kera mu gihugu cyacu. MONUSCO ubutumwa bw'amahoro bwa Loni bumaze imyaka 26 muri Kongo. Mbere bwari MONUC buza guhindurirwa mandate buhinduka MONUSCO 2010. Bivuze ko nyine barabizi imyaka 26 uri ahantu ibihabera ububizi ubisobanukiwe. Mu cyo M23 yari yasabye ifata Uvira kuko yasubijwe inyuma n'itegeko, nabyo tubikomozeho na Amerika basabye ko bava muri uriya mujyi bawuvamo. Ariko baravuga bati dukeneye nibura abantu badafite aho babugamiye, ariko MONUSCO ntago nyifata nkaho idafite ibogamiye mu byukuri nubwo ari yahawe izira nshingano. Ko bura mu rugamba M23 barwanyemo muri Goma yahanganye na MONUSCO bava Masisi na Rucumbere yuko binjira Goma baciye kuri blockade nima ariko nabyita. MONUSCO na FARDC barafite ikiswe Operation Springbok yari hitwa Sake. Nge narahigere nagezeyo mbona n'ahantu bagiye bubaka niba nabyita nk'indake za gisirikare zari kuzitere mu 23. Yavuze ko MONUSCO ifite ukuntu iri ku ruhande rwa Kinshasa cyane. So kuba M23 avuze ngo mushaka abantu bari netre bajye hariya nta kindi mu buryo mpuzamahanga nyine MONUSCO nigaragara kari netre, ariko uko MONUSCO isobanurwa mu nyandiko nibyo ikora kuri terrain ari bimwe mu byukuri. So MONUSCO neje bundi Doha muri Qatar cyumweru twatangiye kiri kugana ku musozo byari dimanche, ubwo byari mu matwa tukiri mu kwa mbere ngira ngo byari nka tariki 31 batari ya mbere dimanche ishize. M23 na Kinshasa basubiye Doha muri Qatar mu biganiro bemeza ko MONUSCO ari igomba guhabwa Uvira. Ndatekereza bamwe mu basirikare baratangiye kwigeramo cyangwa se bari mu nzira baganayo. So ubwo byumvikane ko ibikorwa byose bizabera mu mujyi wa Uvira bigomba kubazwa MONUSCO cyangwa se Kinshasa. Ubwo ikintu cyo kwibaza MONUSCO iraza kugira yikore nk'ingabo z'ubutumwa bw'amahoro cyangwa se ribuze kwifatanya na Zawazalendo na FARDC. Wabonye ko M23 yatinze gutangaza ko ivuye Uvira, twese tubona amamoto atwaye Zawazalendo, FDLR n'abandi bose binjira muri Uvira. Cyo ni cyambere. Uruvuze iti rero ibiri kuba twabihuza gute n'amateka. Buri ikibazo cya FCM 23 kimeze nk'ikibazo RPA Nkotanyarwanaga nacyo mbere yuko batangiza urugamba rwo kubohora igihugu. N'amateka ntaganirijwe ndabwirwa kuko ababyeyi banje cyase n'abandi bo muri famille n'amateka babayemo y'ubuhunzi. Yego. Impamvu y'urebye impamvu ni zimwe. First of all, impamvu ni zimwe kubera ko icyo gihe RPA yarwaniraga uburenganzira bw'abitwaga abatutsi muri iyo myaka kugira ngo bahabwe uburenganzira bwabo mu gihugu cyabo. Bari mu buhunzi batahe n'abari imbere mu gihugu bitabweho bahabwa amahirwe angana n'ay'abandi banyarwanda. The same case kuri M23 ifite ikibazo cy'uko abakongomani bitwa abarwandafone ko n'abakongomani bavuga ikinyarwanda ariko noneho bo mu gice specific cyitwa abatutsi muri Kongo hari abari imahanga. Iyo mvuze imahanga ari mu bihugu by'akarere cyangwa se ibindi bihugu bari mu buhunzi. AFC Rwanda nuko abo bantu bagaruka ku butaka bwabo. Hari n'abandi bakongomani bari imbere mu gihugu baburabuzwa, ujya ubona batwikwa bakaribwa ari bazima, ujya ubona bicwa mu buryo bw'agashinyaguro n'ibindi bigiye bitandukanye. So urumva ko izo mpamvu zenda kumera kimwe. Rero ni amateka yenda gusa icyo M23 iri gukora no kugerageza kumvisha ubutegetsi bwa Kinshasa ko bomba ari abakongomani bareke kwibona mu ndorerwamo. Kongo igira ikibazo kimwe niba nabyita igira ikibazo cya superiority mu moko. Abakongomani basa nkaho bahaye umwanya moko yabo kurusha kwitwa abakongomani. Ngira ngo kwitwa umututsi babirenze muri Kongo kuruta kwitwa umukongomani. Kwitwa umuhutu, umushi, umwandandi, umuluba, umuyaka, umuteke nibyo bintu bahaye umwanya bisa nkaho titre yo kwitwa umukongomani basa nkaho nta kintu babwiye. Niyo mpamvu ubona ibibazo by'amoko cyane. Kandi bura naga amoko mu by'ukuri ari mabi. Bitwita amoko n'imiryango migari y'abantu. Biba bibiho ubwo bibaye nk'igikoresho kigamije gupyinagaza bamwe ngo bizamura abandi. Yego.
so nekereza ko naha amateka asa nk'ahurira, ariko tunashimiye ko nibura ibisubizo biri kuboneka. Leta zunze ubumwe za Amerika zabyinjemo nubwo zifite izindi mpamvu n'izindi nyungu tuzabiganiraho. Turebe ukuntu Amerika iri kugerageza gusahura ariko by'amategeko, niba ubyite ubujura bwemewe n'amategeko, mu bujura sinzi niba ariko nabyita, ariko tuzi cyane ko bino bihugu byo mu burengerazuba bw'isi akenshi bajya mu bintu bafitemo inyungu tuzaba tubiganiraho. Ariko tunashima uruhare rwa Perezida Trump yicaje Son Excellence Felix Tshisekedi na nyakubahwa Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame, mbere yo bicaza ajya kubona Tshisekedi avuga ati niba ijuru bavuga ribaho niho nzahurira na Perezida Paul Kagame. Ariko tuza kubona bicaye baganira, so tubona Amerika iri gufasha ibiganiro by'idoha muri Qatar, M23 na Kinshasa bari kuganira. Amerika iri gukora byinshi ku ruhando mpuzamahanga, so muri Middle East ubwo bitari ingingo yacu, ariko naho n'urundi rugero rwiza rwaho bari kugira ibyo bakora hagati y'umutwe wa Hamas na Israel, iri kugerageza ibishoboka byose. So navuga ko no mu rwego rwa diplomasi bishobora gutanga igisubizo vuba. Urakoze cyane, reka twigarukire ku ngingo yacu twari turiho. Yego. Bimwe mu byaranze inama yo ku munsi wa mbere y'umushyikirano, twari tugarutse ku cy'umutekano, ariko nanone hari n'ibindi byinshi byaranze umunsi w'ejo. Ikindi navuga cyaranze umunsi w'ejo ni icyerekeye nyine bya bibazo, ya gahunda noneho yo ko abaturage batanga ibibazo byabo, mukuru w'igihugu akatashaka ibisubizo bakiri mu iyo nyubako ku kanya. Ngira ngo navuze kuri minisita w'ubuhinzi, ndumva ari minisita cyangwa se minisitiri ifite inshingano ubuhinzi, abaturage n'uwa Nyaruguru bambyibuka neza, ugiye ugaragaza ibibazo byinshi, ikibazo cy'intanga ziterwa amatungo ariko especially inka, ikibazo cy'imashini zishobora gutanga umusaruro, zishobora kubafasha gushaka ibiribwa by'ayo matungo n'ibindi bigiye bitandukanye. So ni kimwe mu byaranze uriya munsi. So ibisubizo biboneke, harabura ikindi ibintu bikorwe mu bushobozi buke wenda igihugu cyagira, kubera ko n'ubushobozi buba butsaranganywa mu nguni zose. Dukora iki kugira nyine ibyo bintu bikemuke kandi kubona ko bihangayikishije. So ni kimwe. Wenda ikindi ni ukongera kwigira hamwe, kureba muri rusange ni iki gihugu noneho gahunda imeze ite. Indi ngingo y'ingenzi kwari ugusubira inyuma turebe se inama y'umushyikirano ku nshuro ya 19 ibyari byemejwemo byatanze umusaruro ku kihe kigero. Yego. Ubushize ababyibuka hari hafashwemo ingingo 13, wenda nari buze gusubiramo ko tugiye kubijyamo details, ariko hari hafashwe ingingo 13 bivugwa ko nibura ibyari byemejweho byagizwe ku kigero cya hafi cya 81%. Ni ikintu cyo kwishimira. Ni ikintu cyo kwishimira cyane. Niba mu mwaka uraduka ku mwaka ushize na inama y'igihugu y'umushyikirano nabaye 2024 nibwo yaherukaga. Urumva rero muri ntago ari imyaka myinshi ibi byemejwe byose byaragezwe ku kigero cya 81.1%. Ni ikintu cyo kwishima, n'umukuru w'igihugu yarashimye ko hari byagerageje gukorwa mu burezi, mu buvuzi, ikoranabuhanga, imibereho myiza y'abaturage, ibikorwa remezo, guhanga imirimo, ibindi byose n'ibindi byinshi bigiye bitandukanye. Navuga ko ari kimwe mu byaranze umunsi w'ejo. Arakoze cyane. Ejo ku munsi w'ejo twagiye tubibona hamwe mu hantu twagiye bavuga ko ibintu bitagenze neza. Ndaza kukubaza si kariyeri yawe, ariko cyane cyane bagarutse mu buhinzi, ubuhinzi n'ubworozi n'ibyo nanone narugarutseho, bagaruka no ku nganda. Ni iyihe mpamvu nk'umusesenguzi ubona ari impamvu? Inganda ni ingenzi cyane mu bukungu bw'igihugu. Yego. Abize iby'ubukungu bazi icyitwa inflation. Inflation ni gutakaza agaciro kw'ifaranga igihugu gishobora gukoresha. Iyo kimwe mu bintu bibitera, iyo ibituruka hanze biruse cyane iby'igihugu cyohereza, kuvuga ngo import and export. Yego. Iyo hajemo difference, igihugu kikakira byinshi kurusha icyo iby'igihugu gishobora gusohora, ubukungu burahungabana. Uruganda rero cyangwa se inganda ni ikintu cy'ingenzi, nayo mpamvu ubona buriya mu bintu byose nyakubahwa Perezida wa Repubulika y'u Rwanda akora, buri uzasanga amasezerano yose akora afite aho ahurira n'ingingo y'ubukungu. Kubera iki? Ni ukorohereza abashoramari baza gushora imari mu Rwanda, ni ugushishikariza diaspora nyarwanda kuza gushora imari mu gihugu. Ngira ngo tunabyishimire. Bimwe mu byishimirwagaho wabonye bavuga ko diaspora nyarwanda yashoye miliyoni 35 mu bikorwa bitandukanye mu gihugu. N'amafaranga menshi. Za ngamba zo korohereza abashoramari
guteza imbere ibikorwa imbere mu Rwanda, dufite Made in Rwanda n'ibindi byinshi bigiye bitandukanye, kuba twagira amasezerano y'uko nangira ngo wanabonye ko mu minsi iri imbere zino drone cyangwa se tuno tudege twigurutsa mu Rwanda turatangira kuzihateranyiriza niba nabibonye neza cyangwa se kuzihagerageza n'ibindi bitandukanye. Ibyo byose rero biba bikorwa kugira ngo ibikorerwa imbere mu gihugu cyangwa se biva iwacu nibura byende kureshya n'ibyo dutumiza hanze. Ntabwo turagera kuri rwa rwego rw'uko ibyo twe turi bwohereze biri buze gusumba ibyo turi bwinjize, ariko nibura dukomeze tuzamura urwego ntihazemo gap nini. Niyo mpamvu inganda ni ikintu cyitabwaho, kubera ko ziramutse umusaruro w'ibyo twohereza twari bike byahungabanya ubukungu bw'igihugu. So ni ukwitaho rero, ni uruganda rwo kwitaho cyane. Niyo mpamvu ubona n'amasezerano menshi igihugu cyagira baza kwibanda ku rwego rw'ubukungu. Arakoze cyane. Semugeshi, ni ibintu byinshi turi kugarukaho, ariko nanone inama y'igihugu y'Imishyikirano iracyakomeje. Uyu munsi hari ingingo zagiye zigarukwaho cyane, ubona ko ari ingingo zimwe na zimwe. Uyu munsi urubyiruko uri kubona ko abantu benshi bagiye batandukanye bagiye bahabwa umwanya. Ese uyu munsi inama y'igihugu y'Imishyikirano yagiye igaruka kuki? Still haracyari kurebera hamwe za ngingo zigiye zitandukanye, ko bari kuvugwa byinshi. Hajya hatanga umwanya. Uyu munsi navuga ko waranzwe cyane no guha urubuga abo twita celebrities, niba ariko nabivuga, abantu bazi bicare nyine baganire. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika y'u Rwanda ari muri audience n'abandi bantu bahari, abandi bari imbere kuri podium cyangwa se kuri stage ku bw'ingingo runaka bateganyije zo kuganiriraho, ariko no gutangiramo reports kuko nabyo babirimo baganire. So navuga ko ari kimwe wenda mu by'abantu bishimiye. Abonye umuhanzi Bruce Melody buvuga ko ari 001, biraba bari muri showbiz, ariko niko njya numva bamwita. Yakoze ikintu cyiza cyo gusabira abari mu ruganda rwa content creation cyangwa se bakoresha imbuga nkoranyambaga ko igihugu cyaborohereza kigashyira ibyitwa ama arts. Numvisha basobanura ko ari ibintu bishobora gufasha abakora content mu Rwanda kuba babibyaza umusaruro bakavamo amafaranga. Ngira babonye ko umukuru w'igihugu yarimo arabaza cyane bigenda bite, dukora iki kugira ngo bikunde, which is good. Ubwo hari icyizere cy'uko mu minsi iri imbere ushobora kubona bikunze. Babonye kandi Madame Scovia yahawe umwanya agaragaza ko cyangwa zimwe mu mbwirwaruhame z'umukuru w'igihugu, yavuze ati ubwo mwari kuri Petit Stade mbere mu myaka ya kera, hari ikintu mwigeze kuvuga gisa nkaho kimbera nk'icyapa kinyobora, ni nayo mpamvu nicaya. Mwavuze ko nk'urubyiruko, icyo gihe nanjye nari urubyiruko, tugomba kugerageza guharanira kwicara ku meza ariho abakomeye. Ubwo butumwa narabusigaranye, narabibitse, niyo mpamvu mbona nicaya. So urumva rero ni ikintu cyiza. Uyu munsi waranzwe no gutanga umwanya ku bantu bagira abo baganira ku ngingo runaka, n'abandi bagiye batandukanye. Abonye ko n'umuvugizi wungirije wa guverinoma y'u Rwanda uherutse gushyirwaho vuba aha ni Uwera Jean Maurice, nawe yari mu bagiye baganiriza abantu. Ni nabwo navuga ko uru ni u Rwanda, iyi ni M23, iyi ni FDLR. Wumva uyu uri hano ameze nk'ari buffer zone, yaremye agace k'umutekano. Nta kuntu u Rwanda rutari kugirana amasezerano y'umutekano ya M23. Ikindi kandi buri ingingo irebera umutekano w'igihugu nta nubwo tuba tugomba kubaza officially inshingano zo zitangiye, nubwo yazihawe imbere, ariko nibwo abantu nibura bamubonye baganira n'ibindi bigiye bitandukanye. So navuga ko turacyane gukurikirana, n'ubu twaje mu kiganiro bigihari, hari n'izindi ngingo nyinshi bari kugenda bakomozaho. So byose ariko core cyangwa se ikigenderewe ni ugushaka cyakemura ikibazo cy'Abanyarwanda ndetse n'icyateza imbere igihugu cyacu. Urakoze cyane. Turimo turagana ku musozo, ariko ku munsi w'ejo reka ngusubize inyuma tugaruke ku munsi w'ejo. Ese ubona hari uburyo bagiye basobanura ibibazo byo mu karere? Uyu munsi na minisita yabigarutseho, avuga ko cya cyizere, avuga ngo muryame musinzire. Ubona aya magambo cyangwa se ibi byagiye byasize shusho ki mu karere? First of all, imvugo niyo ngiro. Habe kuri Nyakubahwa Perezida wa Repubulika y'u Rwanda ndetse nabo bakorana, iyo babwiye Abanyarwanda mu ryame musinzire, ntabwo baba bari gukina. Ubwo ndavuga bari mu nzego zacu z'umutekano, nuko nyine baba bazi ko inkiko zacu z'igihugu zirarinzwe. No kongera kubwira abantu ati nubwo mu karere mubona byacitse, buriya imbuga nkoranyambaga
ni nziza ariko zanatumye amakuru asakara cyane. Bibereye ku mupaka wa Rusizi ako kanya bikiba rwose mu minota umwe ibiri tuba twamaze kubimenya byose. Bati rero twirinze ko mu baturanyi harimo intambara mu burasirazuba bw'igihugu, twirinze ko mu majyepfo y'igihugu cyacu mu Burundi abaturanyi bari kuduhigira, kibona imbwirwaruhame za nyakubahwa perezida w'u Burundi Evariste Ndayishimiye, wirinze ibyo tubona ku ruhando mpuzamahanga, u Rwanda rushaka gufatirwa ibihano, abayobozi bakuru mu ngabo z'u Rwanda bashaka gufatirwa n'ibindi bigiye bitandukanye. Ibyo byose mubyirinze, musoze imirimo yanyu rwose, mugane ku bisasiro cyangwa se ibyumba byanyu, mwiruhukire, mubyuke mufite gahunda yo gukomeza umurimo. So nekereza ko ari na message nziza ibinakenewe yo kongera kubwira abantu ko inzego zacu z'umutekano zirahari, ziri maso, kandi hari n'ibiri gukorwa ngira ngo wabonye ejo bundi Madame Matride, ambasaderi w'u Rwanda muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, hari statement yagejeje kuri komite muri Sena ya Amerika ishinzwe ububanyi n'amahanga, nayo yari irimo biro bya security coordination. U Rwanda diplomatic narwo ntabwo rusinziriye, hari ibyo ruri gukora kandi bigomba kuzana igisubizo kirambye ku mutekano w'akarere, kuko igihugu cyacu cyo kiratekanye, ahubwo noneho binafashe n'abaturanyi bacu kuba nabo batekana. So nicyo navuga ku byerekeye situation iri muri kano karere kacu. Arakoze cyane. Reka dusoze ikibazo cya nyuma turagana ku mbuga nkoranyambaga, cyane cyane ibikorerwa ku mbuga nkoranyambaga. Hari igihe Madame Scovia yigeze kubigarukaho avuga ngo bari kuturwanisha imbuga nkoranyambaga, natwe turazifite, mureke dukora itsinda natwe tubarwanye. Uyu munsi ni iyihe nama wagira cyane cyane urubyiruko rw'Abanyarwanda? Urubyiruko sinzi niba warusoje ikibazo. Ntabwo nasoje ikibazo, gatoya. Urumva ejo bundi ni imbwirwaruhame nyinshi zigiye zitandukanye, ariko nanone ubona ko abayobozi bakuru cyangwa se ababyeyi bacu muri iyi minsi bari kutuganiriza batubwira ngo twebwe hari intambara twarwanye, namwe hari iyo mufite yo kurwana. Ese nihe nama wagira urubyiruko, cyane cyane urubyiruko rukoresha imbuga nkoranyambaga mu musanzu warwo mu kubaka igihugu? Ndatangira uko guverinoma ya mbere cyangwa se leta ya Habyarimana wahoze ari perezida w'u Rwanda yanyuze mu rubyiruko kugira ngo irimbure igihugu. Yakoresheje imbaraga z'urubyiruko kugira ngo yoreke igihugu. For now guverinoma yacu nayo iri gukoresha yaracuritse. Ubu noneho turi gukoresha imbaraga z'urubyiruko ngo twubake igihugu. Nk'abantu rero tumaze kuba banini kuri social media, igihugu cyarabyoroheje. Internet ndibaza hafi mu Rwanda hose. Sinkunda kugenda cyane, ariko hamwe mu nagiye, ariko abantu batekereza ko ari habi, naho nageze nsanga internet. Nagiye mu misozi miremire cyane ya za Nyamasheke, numvaga rwose nayibona internet, ariko natungwe no gusanga uko mba ndi hano i Kigali nyaruka ni Nyamasheke iranyaruka. Bivuze ko ahantu hose uri bijyanye n'ibikorwa remezo, umuyoboro wa internet igihugu kiri kubijyamo, kiri kubyoroshya. Ntabwo rero igihugu haba ari inshingano nyinshi kizaza ngo gifate n'umwanya wo kujya kubwira aba bantu, cyane ko rimwe na rimwe buriya ntabwo umuntu uko avuze ariko tumusubiza, ariko ari ibi byaba ni nawe ubona ko ugomba kugira uruhare utanga nk'umuntu uhibera. Usanga abantu bavuga u Rwanda nabi bamaze imyaka irenga 40 batanarukandagiramo. Nk'umuntu rero kuba njyewe nafata telefone yanjye cyangwa se kamera, bitewe ariko n'amatelefone meza arabikora, ufata telefone yawe ugafata iminota 3 yo kubanza kumva ibyo yavuze igihugu, winabikora buhumyi, dufite ibimenyetso byivugira. Fata imibare rwose yoroshye umugaragariza uti mu myaka 30 itambutse education byari bimeze uko kubigeza mu burezi. Wasangaga muri prefecture yose harimo nk'amavuriro nk'abiri cyangwa 3. Ubu ngubu mu Kagari usanga harimo amavuriro poste de santé n'ibindi n'ivuriro n'amavuriro mu murenge bahari menshi. Ibyo bimenyetso bihagije utirujya no guterana amagambo n'umuntu. Subirisha umuntu ibimenyetso uko birahari. Dufite ibyo twubatse kandi bishobora kwivugira. So urubyiruko rudukurikiye kandi rutwumva nahanye, munabikora rwose mu buryo buri aggressive nk'ubwo tubona babikoramo byo gutukana, babwiye ko dufite ibimenyetso. Ubwo abatazi uko bashaka ibimenyetso, musura imbuga nkoranyambaga za Semugeshi Bayingana, muza chain box rwose mbarangira amasoko y'ahantu mwakora ibimenyetso bigaragaza intambwe twateye mu myaka 32 itambutse, rwose idufasha gukekesha bari abantu kandi mu buryo bwa ikinyabupfura cyuzuye. Murakoze cyane. Arakoze cyane Semugeshi Eric Bayingana, wakoze cyane. Kamushimire Sandrine, tunashimire. Arakoze cyane
Reka mbanze nsoza nanjye gushimira mwanyakiriye neza, nanjye gushimira mu by'ukuri urakoze cyane banyakiriye neza team tekinike yanyu n'abayobozi banyu mwanyakiriye neza, ndumva nahaguma. yaratwe dukunda bahaguma, ariko Semugeshi cyangwa se Bayingana Eric tugiye kuzajya tubana cyane cyane mu busesenguzi, mu biganiro byinshi cyane nta handi. Ariko ndashimira umuntu uri inyuma ya kamera bamwita Lao Mucyo, yakoze cyane ku mashusho meza n'amajwi bimeze neza cyane. The USA New Times Root Course nakagaruka, tuzasubire ubutaha. Imana ikomeze ibarinde.